isi iyo bavuze u Rwanda wumva iki? Isi iyo bavuze u Rwanda numva iki? Isi iyo bavuze u Rwanda utekereza iki? Isi iyo bavuze u Rwanda ntekereza iki? Aho nturi muri ba bandi batekereza ko ari ka gahugu gato? Njye si uko mbyumva, kuko twabashije kongera kwera imbuto. Nta muntu wakwiyumvisha ukuntu twavuye mu kaga, akaga karuta kandi kaga. Nta muntu watekerezaga ko igihugu cyapfa kikongera kikazuka. Twaciye mu amateka mabi cyane kandi anuka. Aho iyo rutaza kuzuka, ntekereza ko nta n'umwe muri twe wari kuvuka. Ese reka nongere mwibarize, ifata umwanya wawe ukibuka wa mwaka izuba ryarenze ntiryongere kurasa. 1994 igihugu cyacitsemo kabiri. Ababyeyi bacu bacitse imigongo bitewe n'izo nkora amaraso zari zarenze imirongo. Igihugu cyose cyari cyuzuye amatongo, aho miliyoni irenga bahaburiye ubugingo. Ntawe ari kwiyumvisha ukuntu abantu bicaraga batera imisingo, umwe yari kwitora akambura undi ubugingo. Ibyo byose bijya gutangira umunyagwa w'umuzungu yaraje atubibamo urwango, arangije ahabera umugoma asiga afunze imiryango. Yego u Rwanda rwari ruto, ariko rwari ruto rutari gito. Rwari rwaribarutse abakuru n'abato, ariko abo ntibatinye gukanda n'ingoto. Ese wowe ubibona ute? Njye mbona dusa naho dutandukaniye. Mbona ari umwuka mubi wari waduteye, nako wari watwototeye, ari nawo watwononeye. Sinagenda ntunamiye izo mfura z'i Rwanda, abo bazize uko basa, bazize uko bavutse, batanze ubuzima bwabo kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu dukwiye kubaho, tukongera tukabaho, nabo tukababeraho, ntituzabibagirwa.